tugarutse hano muri studio Umuzabyara TV. Turabasuhuje mwese abadukurikiye, tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha n'amahoro y'Imana bibane namwe. Turabibutsa kandi gukora subscribe kugira ngo mujye mukunda kubona ibiganiro byacu, inkuru zihita kuri iyi channel yacu ya Umuzabyara TV, bityo mujye mubasha kudukurikira umunsi ku wundi. Twarabibamenyesheje, Umuzabyara TV ni channel ije ikenewe kuko ije guhumuriza ababuze urubyaro, imiryango itarabona urubyaro no kurwanya ihohoterwa bakorerwa. Turabakunda kandi tubashishikariza kenshi gukurikirana ibiganiro byacu, kubera yuko muzunguka byinshi bizabafasha mu rugendo murimo, cyane cyane ku musozi wo kutagira urubyaro. Aka kanya rero tukaba tuje muri iki kiganiro tugira ngo tuganire ibijyanye n'uburyo warwanya intekerezo mbi ziza muri wowe zishaka kuvutsa ubuzima bitewe n'ihindagurika ry'ihohoterwa ridasanzwe ukorerwa, bitewe n'ubwihebe, ubwigunge n'amaruhu rurira mu buriri bwawe. Ibyo bigatuma ugambirira se kuba wakwiyahura cyangwa kwigirira nabi. Ni gute warwanya intekerezo mbi ziza muri wowe? Mbere yo gukomeza n'icyigisho twabateguriye uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana yacu, ndagushimye kuko uri mwiza, ngushimiye aka kanya uduhaye kumugisha. Urakoze kuko udukunda kandi utwitaho, gambira kutugira neza, niyo mpamvu waduteguriye ikiganiro nk'iki. Mana, dushoboze gusobanukirwa aho intekerezo mbi zituruka n'uburyo bwo kuzirwanya. Twizeye tudashidikanya ko ugambiriye kutugira neza kandi intsinzi ikaza mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twari tumaze kubivuga, tugiye kureba ukuntu twarwanya intekerezo mbi muri twe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere ibice 5, tubonamo ijambo rivuga ngo Imana y'amahoro ibeze kandi mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu, ubugingo n'umwuka birarindwe bitazaho umugayo kugeza ubwo Umwami Yesu azaza. Iryo jambo mufate Bibiliya zanyu niba ziri hafi tuzisangire mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23. Mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu birindwe bitazaho umugayo, bitabaho umugayo kugeza ubwo Umwami Yesu azaza. Twitaye kuri iki cyigisho dukuye mu byanditswe mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23, dusesenguye neza turabona ko harimo ibice bigize umuntu. Umuntu agizwe n'ibice bingahe? Urebye neza muri iri jambo wasangamo ibice 3 bigize umuntu. Hari igice cy'umwuka, hari igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Turasubiramo: igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Nagira ngo mbasangize nanone ko buri cyo gice kigize umuntu nacyo kigizwe n'ibice 3, ari byo tugiye kurebera hamwe. Igice kigize umwuka nacyo kigizwe n'icyo bita umutimanama, the conscience, umutimanama. Hakaza nanone ikindi gice kirimo spiritual communion, ubusabane n'umwuka. Hakaza nanone n'inyumvo y'umwuka, cyo bita the intuition. Icyo gice kigizwe n'umwuka kigizwe n'ibyo bice 3. Hanyuma igice gikurikiyeho kigize umuntu babwiye igice cy'ubugingo. Iyo tuvuze igice cy'umuntu tuba tuvuga mu mutima w'umuntu. Naho hagizwemo n'ibice 3 by'ingenzi, ari byo intekerezo. Mu mutima niho habamo intekerezo, ariyo mpamvu twabasangije icyatuma intekerezo mbi zivaho. Turashaka kumenya mbese intekerezo zibahe. Intekerezo ziba mu gice kigize ubugingo cyangwa se mu mutima w'umuntu, the mind, intekerezo z'umuntu. Mu mutima kandi dusangamo igice cyitwa the will, ubushake bw'umuntu.
mu mutima niho haturuka ubushake. Decision niho ifatirwa. Imyanzuro ufata mu buzima bwawe ikorwa n'igice cya kabiri cyitwa ubugingo, cyangwa se mu mutima niho ukura ubushake bwo gushyira mu bikorwa umwanzuro runaka. Hanyuma ikindi gice cy'ingenzi kiba mu bugingo, habamo icyo bita amarangamutima cyangwa imbamutima, the emotions. Iyo ubabaye cyangwa wishimye, iyo ugize agahinda bitewe n'ikibazo runaka wahuye nacyo, ugaragaza emotion, ugaragaza umubabaro cyangwa se ukagaragaza ibyishimo bitewe n'icyo wumvise. Icyo gice rero cy'imbamutima nacyo kiba mu gice cya kabiri cyitwa ubugingo kigize umuntu. Ngayo igice cy'ubugingo tubonye ko kigizwe n'ibice bitatu. Hari imbamutima, hakaba imbamutima ariyo emotions, hakaza igice cy'ubushake aricyo the will, ubushake, hakaza nanone igice cy'intekerezo aricyo mind. Noneho twabonye ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Igice cyari gisigaye cy'umuntu ni uyu mubiri twambaye. Uyu mubiri nta kindi kintu kiwugize, ugizwe n'umubiri, the muscle, maze icyo bita umubiri, hakaza amagufa, ego, hakaza n'amaraso. Amagufa ari mu mubiri, igikanka, amagufa, the bones, amagufa, hakaza n'amaraso ariyo dushobora kwita the blood mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma rero ibice byose bigize umuntu ntabwo nshobora kubibasobanurira aka kanya ngo birangire. Nashatse cyane ko dutinda ku gice cya kabiri twavuzeho cyitwa ubugingo, kuko aricyo kiba mu intekerezo zacu. Yesu ashimwe cyane. Izi ntekerezo rero ziba muri icyo gice cya gatatu cyitwa ubugingo. Akaba ari muri ubwo bugingo ari naho twabonye ko dufatira imyanzuro, dufatira decision, tugira ubushake bwo gukora ikintu runaka. Akaba ni naho hagaragaza amarangamutima yacu. Intekerezo mbi rero impamvu zigira imbaraga cyane ni uko ziba mu gice cy'ubugingo, kandi mu gice cy'ubugingo ari naho haba emotions. Noneho iyo ubabaye cyane, uhoze mu marira, uhoze mu maganya, uhoze mu gahinda, niho bigukururira nyine emotion zo kurira, zo guhorurira, zo guhora usuza umutima, zo kurwara ibirwara bidakira bitewe n'intekerezo mbi ziba muri wowe. Ni gute warwanya intekerezo mbi ziba muri wowe? Kugira ngo tubashe kurwanya intekerezo mbi ziba muri twe, twakwifashishije ijambo ryanditse muri Yosuwa igice cya 1:8. Haranditse ngo ibiri muri iki gitabo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, niho uzanesha ukabashishwa byose. Haleluya. Kugira ngo uneshe intekerezo mbi ziri muri wowe, nuko ujye ufata umwanya wo kuza ibiri muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Narabibabwiye kenshi, Bibiliya ni intwari ikomeye, irwana urugamba imbunda itashobora, irwana urugamba umuntu atashobora, rwa rundi wagerageje mu nzira izo ari zo zose zikananirana. Uwiteka ajya kubwira Yosuwa iri jambo. Yosuwa yari atangiye umurimo, yari asigiwe na Mose, rwari urugamba rukomeye cyane, ariko nta yindi choice yari ihari. Yosuwa ari ugomba gukora umurimo, niwe wagombaga kuzageza Abisiraheli mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. Ariko noneho kugira ngo abashishwe byose, yahawe itegeko ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ndabaha urugero. Icyo ubusobanuro bwo gutekereza ijambo ku manywa na nijoro nabugereranya nka kwa kundi inka, ku batunzi, abantu borora, aborozi, inka uyigaburira mu gitondo, hanyuma byagera ku mugoroba ukabona irimo gukacanga yuzi ibyo yari yariye. Nibyo iryo jambo ritubwira. Ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ibitekerezo byawe ujye ubigayidinga, ubirinde kujya ahandi, ahubwo ubigarurire hafi, ukomeze utekereze ku ijambo ry'Imana. Ntukabe kure y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana yarabwiye ngo
nubigenza utyo niho uzabashishwa byose. Ibyakurwanyaga uzabibasha, ibyagutsindaga uzabibasha, ibyakwihebeshaga uzabinesha, kubera ko utekereza ku manywa na nijoro ibiri muri gitabo cy'Imana, ari cyo Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Gutekereza ku ijambo ry'Imana kenshi no kuryuza no kuritindamo bizakurinda amajwi wajyaga yumva akwihebesha, bizakurinda ibitekerezo biganisha ku rupfu ujya ugira kenshi. Iyo se uhuye no guhotera akubwira amagambo akomeretsa, iyo uhuye no guhotera akwibutsa kuri ingumba, iyo uhuye n'ibibazo bimeze gutyo, mwene data, uru rugamba kenshi nanjye narubayemo igihe kirekire gisaga imyaka 8. Uru rugamba ntago warurwana utisha mu ijambo ry'Imana, ngo ugerageze kwita cyane ku cy'ijambo rikubwira. Nkunda kubivuga cyane, ntago nzigera na rimwe nsoza ikiganiro nabateguriye ntababwiye ko ijambo ry'Imana ari ryo rizakurengera. Ijambo ry'Imana ryonyine rijyanye n'ikibazo ufite niryo uzajya utekerezaho, ukaryuza ukarisubiramo, bikakurinda uburiganya bw'umubi. Reka mbaho urugero rw'umuntu wagize intekerezo mbi hanyuma bimuviramo akaga gakomeye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abami wa 2 ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri 27, twibukira tukabonamo inkuru y'umuntu wari umuntu ukomeye cyane witwaga Namani. Namani ngo yari umugabo w'ingabo w'Isiriya, yari umunyacyubahiro ukomeye, kubera yuko urugamba rwose yajyaga ajyaho, urugamba rwose yajyaga ajyamo yararuneshaga, yatabarukanaga intsinzi, bikamuhesha rero icyubahiro mu gihugu cye no ku bayobozi be, bigatuma ahabwa umwanya ukomeye mu nzego zo hejuru. Ariko ikibabaje uwo muntu ngo yari umubembe. Imana idufashe. Nubwo yari afite icyo cyubahiro kingana gutyo, nubwo yari ari hejuru, nubwo yari abayeho ubuzima budasanzwe aho ari ikirangiriye, ijambo rirambwira ngo yari umubembe. Imana itugire neza. Ibyo bigereranwa kenshi n'abantu bagaragara inyuma ko batunze nyamara badafite ijambo muri bo, ari abanyabyaha, bagendana ibibembe. Noneho ariko gukira kwa Namani kuza guturuka ku mugabo w'umuhanuzi witwaga Elisa. Namani arangirwa n'agakozi ko mu rugo k'agakobwa, arakabwira ati nyamara iwacu hariyo umugabo wagufasha ugakira. Haleluya. Ntiyatindiganya kumva icyo uwo mwana amubwiye, aravuga ati reka ngende njye gushaka Elisa. Elisa koko Namani amugezeho, Elisa nibwo yamubwiye ati genda ujye muri Yorodani wiyuhagiyemo 7. Abigenje uko Elisa yamubwiye arakira, bya bibembe bimuvaho. None Namani biramurenga, aravuga ati ibi bintu nari narabyibuje henshi byaranze, ibi bintu nari naragerageje byaranze, ariko uyu mukozi w'Imana ungiriye neza namuhemba iki? Aribwira ati reka muhe impongano, mushimire nawe yakoze rwose. Ariko Elisa ngo yumve ko Namani ashaka kumuhongerera, ashaka kumuha ishimo, arabyanga, aramubwira ati oya byihorere nta kibazo, ngende mu murimo w'Imana, ni Imana yonyine ibikoze, aba ari ushimira. Ariko umugaragu wa Elisa witwa Gehazi ngo abyumve. Ndashaka kugera ku ntekerezo za Gehazi yahise agira ako kanya, yitwaje pozisiyo yari afite kwa Elisa. Yari yitwaje ngo ni umukozi wa Elisa, ni umugaragu wo kwa Elisa, yitwaza pozisiyo arimo. Hari ibyaha dukora bitewe n'aho Imana yaduteretse, bitewe na pozisiyo Imana yaguteretsemo. Ibyo byaha ukabikora uvuga ngo ngewe ndicyo bangize runaka, mfite ranka runaka, mfite iki. Ariko izo pozisiyo zose turimo, nagira ngo mbatangariza aka kanya yuko pozisiyo ufite uyu munsi ari yo kukugerageza.
iyo Gehazi ataba afite iriya pozisiyo ntabwo intekerezo ze zari kwihuta ngo zimuganishe ku mugambi mibi wo kujya kubeshya Namani. Imana idufashe. Noneho Gehazi baranyarutse rero yitwaje ya pozisiyo, aragiye abwiye Namani, databuja arambwiye ngo bya bintu bimuye. Bwa mbere arabeshye, bwa kabiri asebeje Elisa, yaramubeshye aranamusebya. Ibyo byaha Imana irabyanga cyane. Imana idufashe. Icyaha cyo kubeshya cyo ni icyaha Imana yanga urunuka, kuko ijambo rirambwira ngo ise w'ibinyoma ni Satani. Iyo ubeshye rero uba wambuye we stati wari ufite, ni ukuvuga ngo uba wambuye irangamimerere wowe wari ufite, wari usanganywe irangamimerere y'uko uri uwo kwa kanaka, y'uko uri uwo kwa Yesu, usanganywe irangamimerere y'uko uri uwo mu bantu b'Imana. Ariko icyaha cyo kubeshya tayari Gehazi yakoze cyahise kimwinjiza mu irangamimerere nshya yo kwa Satani. Icyaha cyo kubeshya ni icyaha kibi cyane. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Hanyuma bwa kabiri yakoze icyo cyaha cyo gusebanya. Icyaha cyo gusebanya nacyo ni icyaha kibi cyane. Icyaha cyo gusuzugurana, icyaha cyo kunegurana, icyaha cyo kunyegana. Ibyo byaha Imana ibyanga urunuka. Murebe rero ukuri intekerezo mbi za Gehazi zo kujya kwishakira indamu zamuviriyemo kugwa muri ibyo byaha byose. Ngambiriye kukubaza ngo ni gute wowe wanesha intekerezo mbi? Intekerezo mbi nta kundi wazinesha nuko uhora utekereza ibiri mu gitabo cy'ubugingo, igitabo cy'Imana, mu ijambo ry'Imana, ukuzi icyo Imana ivuga ku kibazo cyawe. Haleluya. Niba uhora utekereza mu buzima bwawe ukavuga ngo nzabyara, uzabyara koko, ariko niba wiyaturiraho ikindi kibi ukaba ugira intekerezo mbi, ntabwo bizashoboka. Gerageza kugira intekerezo nziza. Ntekereze ku ijambo ryo mu Zaburi ya 13:9. Utekereze mu mubwiriza ibice 11:5. Haravuga ngo nkuko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, ukaba utamenya uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utamenya imirimo y'Imana ishobora byose. Iryo jambo uramutse uritinzeho ryakugira umumaro, kuko ushobora kuba ubona nta nzira irimo kugira ngo ibyawe bibe byashoboka. Ahari se ni ukubera ikibazo ufite cy'umubiri, uburwayi runaka butuma utekereza ukavuga uti iki ngiki cyo cyararengeranye, dore hashize n'imyaka myinshi, ntago bishoboka, ntago nzi ko Imana yabikoraho. Hari nabo tujya tuganira benshi bakambwira ati ibyo ngibyo byihorere, byararengeranye, reka twivugire ibindi, wenda tujye duhura twivugire ibindi. Hoya, icyo ngicyo cyararengeranye. Ariko uyu munsi ndagutangariza nkubwira ngo nkuko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, ukaba utamenya uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utamenya uburyo Imana izagutabaramo. Inzira z'Imana zisaga ibihumbi, kandi iby'Imana igambira kugukorera n'ibyiza si ibibi. Imana ishimwe cyane. Tugaruke gato rero kuri ziriya ntekerezo. Intekerezo ni gutwarwa n'intekerezo mbi. Gerageza kwiga ijambo ry'Imana, urwanya intekerezo mbi. Hari ubundi buryo, hari indi mekanizme ngira ngo mbigishe uyu munsi, uburyo uzajya urwana intekerezo mbi ni ukwibuza umwanya wo kubona uko utekereza ku kintu. Gute? Njyewe ntarabyara nari mfite ntago nabonekaga. Navaga mu rugo mu gitondo nkajya ku kazi, nava ku kazi nimugoroba nkajya mu ishuri, nava mu ishuri nkaza ndeba ibijyanye n'inshingano z'urugo, ubundi nkaryama. Gutyo. Iyo rero ufite ibibazo byinshi n'ibigeragezo byinshi, ngira inama abantu bo kutaba banebwe mu buzima busanzwe. Ugerageza gushaka icyo gukora, ugakava mu rugo, ugashakisha. Niyo wavuga ngo ntufite akazi wagakreye wakabona, buhoro tuzagenda tuganira. Njyewe ntabwo nemeranya n'abantu cyane bavuga ngo akazi karabuze, kuko hari ibintu byinshi ushobora gukora uramutse ubyutse ukava mu rugo
kandi bikakurinda kwiheba no kwigunga, kuko iyo uhugiye mu bindi bintu umutima ari byo urimo, kugira umwete no gukunda gukora. Yesu abaha umugisha. Nawe rero niba warajyaga uba mu ntekerezo mbi, shakisha uburyo watandukana nazo. Ugerageze kujya wuza ijambo ry'Imana, ugerageze gutekereza ku cy'Imana ivuga ku kibazo ufite, aba ari cyo utindaho, we gutinda ku byo abantu bakuvuzeho, kuko ni abantu babivuze. Hari uruta abandi bose ari we Kristo. Yesu Kristo niwe wenyine ufite urufunguzo rw'ibyawe. Yabasha kukugirira neza utitaye ku byo abantu bakuvuga, utitaye ku byo abantu bagutekerezaho, utitaye kuko abantu bakubona. Hari uko abantu bakubona ariko si Imana yikubona gute. Gerageza kumanaginga situation urimo, bityo igisubizo cyawe kizaboneka nta kabuza. Ndabakunda cyane, mbasengera ibihe byose, kandi numva uko bukeye n'uko bwije nzakomeza kubaba hafi kugira ngo twige neza ibyatuma uru rugendo rutworohera kandi tukazagera ku ntsinzi. Nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Ndavuga ngo tukazagera ku ntsinzi. Hari ubwo intsinzi tutayigeraho nonaha, ariko ejo tuzayigeraho nta kabuza. Wigira ubwoba, we nkundira urinde intekerezo zawe. Wanga intekerezo mbi zose izikuganisha mu bwoba, izikubwira ko bitazashoboka, zange. Vuga ngo ndakwanze mu izina rya Yesu, bizashoboka. Haleluya. Hanyuma ibyakuganishaga mu bwigunge, byagugunishaga mu gusenya, izo ntekerezo mbi uzihorere, kuko izo ntabwo zubaka. Izo zituruka kuri Satani. Nujya wumva amajwi akubwira ngo senya, ujye umenya ko atari ijwi ry'Imana rikuri hafi. Ujye utokesha, wirukana izo ntekerezo mbi, uzibwire ngo genda, nakumenye Satani, uri umwanzi w'ibyiza, ntakumenye ni wowe ushaka kungirira nabi. Utangire utekereze icyanditswe, iryo jwi uribwire ngo handitswe ngo. Haleluya. Uribwire ngo handitswe ngo, nibwo uzabashishwa byose kandi intego zawe zose zikagerwaho. Mureke twirundumure mu ijambo neza, dutekereze icyo Imana yatuvuzeho, bizatera Imana kumanurwa no kureba abana bayo bayitakira ku manywa na nijoro, nk'uko yahindukiriye ubwoko bwa Isirayeli ikamenya ko bababaye ikaza kubatabara. Ndabizi uzatabarwa, ndabizi neza ko uzatabarwa. Humura, uzatabarwa, kandi uzaza kubiduhamiriza igihe nikigera. Isaha yawe ntizarenga. Ndagukunda, reka dusengane. Mana yacu ndagushimye, uri umukozi w'umuhanga ntuhinduka. Gushimiye imbaraga n'ubutware ufite. Sengeye imiryango yose nkurikiye, bene data banteze amatwi, ndabasengeye kugira ngo aka kanya intekerezo mbi zose zari mu mitima yabo, izo ngizo zihinduke, izo ngizo zikurweho, maze uhereye aka kanya urenuvere, ubahe ibitekerezo bishyashya, bakunde kuba mu ijambo ryawe. Nirukanye intekerezo za Satani, nirukanye intekerezo z'umubi. Imbaraga zawe nizibashyigikire kugira ngo babashe kunesha urugamba bariho rutoroshye, urubarwanirire, babashe kuzagera ku ntsinzi. Nzi ko ushobora byose, nizeye kubona imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda, ndumva dushimye Imana kubw'icyigisho tumaze kubagezaho, kandi tubararikira kenshi kujya mukora subscribe ku rubuga rwacu kuri channel yacu ya YouTube, kugira ngo turusheho kungurana inama, kungurana ibitekerezo, gufashanya muri uru rugendo. Turi ku musozi ukomeye tugomba guhangana nawe, kuzamuka ntibyoroshye. Ushobora kuza ukadufasha, none nanjye nkagufasha, tukazamuka buhoro buhoro. Ndabemerera, ndabaha ikaze muri iyi studio aho muzabyara. Wowe urararitswe, we wumva ufite icyo wakomeresha abandi, icyo wahumurisha abandi, kugira ngo ujye uza kenshi uduhumurize. Dukeneye ihumure rihagije, kuko navuga ngo uyu musozi twawukubitiweho
ni umusozi utoroshye, ni umusozi uriho uruvugo, uriho amaganya, uriho amagambo, urimo ubwibone, rimwe uba wananiwe bundi wacitse intege, ariko ndakubwiye ngo hamwe no gufatana mu nkokora tuzakomeza. Kandi ndababwira ngo nimero yanjye niyo yabanje iyawe izakurikira, kandi hamwe no gusenga ku Mana birashoboka. Gira kwizera, ndagukunda, bye bye.